hari ibintu muzi ko kuba umuvugabutumwa atari ugusuhuza umusinzi, mwaribeshye. Hari ibintu muzi ko kuba umupasitori ari ukunyura ku ndayo ukayibona nk'ikizira ntuyihe mwaramutse nta Yesu ashimwe, waribeshye. Ariko noneho tukibagirwa ko twebwe imbere y'Imana ntitwabagaho. Muzasanga ko mu bukwe bw'Ikana niyo bari bazi ko bari busoreshe, kuko iyo ibirori byakorwaga baheraga ku nshyashya. Birumvikana iyo inshyashya imaze iminsi irasharira, noneho ishaririye igasimburwa kandi n'iyo bitaga yari isembuye. Ariko byose reka mbabwire, umuntu wizeye imbabazi za Kristo, wizeye ko Yesu yamubabariye ariko agasubira akajya mu byaha, ameze nk'umuntu ugira pisine mu rugo cyangwa se ikigega cy'amazi, cyangwa wateretse amazi ariko wiyanduza ntiyoge. Musome Bibiliya. Uko twafatwaga, Imana iyo yajyaga kuvuga ku munyamahanga yavugaga imbwa, ingunzu, inzige, umusenyi, abantu bari nothing, batafite icyo bamaze imbere y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Inshuti z'umusaraba, ndabasuhuje, mugire amahoro ya Kristo Yesu. Imana ishimwe. Ndizera ko aho muri amahoro, ariko kandi abababaye tubatuyeho ihumure ribonerwa muri Kristo Yesu. Nabishimye, nkunda kubivuga, mpora mbisaba Imana kugira ngo uwishimye umunezero we ntube impamvu yo gucumura ku Uwiteka cyangwa se ibinezeza by'isi gusa. Tujye twishima kandi twishimire mu Mwami. Imana ishimwe. Umwanditsi yaranditse aravuga ngo hari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Rero Imana inyuranye ibihe niyo Mana yacu. Bijya biba byiza rimwe, ikindi gihe bikagenda nabi. Mu buzima niko bimera, ariko kandi icyiza abizera dufite ibyiringiro byo kuzabona Umwami. Imana ibaha umugisha. Reka dushimire bene data twabanye mu mwanya w'amasengesho y'iminsi 3 yarangiye. Ngira ngo murumva uko ijwi rimeze, kandi nikaze, ni karibu. Nakagaruka ko gusenga ntibishira. Twarababwiye duti buri wa mbere abashaka kuza gusengana natwe turi kumwe biroroshye cyane. Nimero iri ku kiganiro urayihamagara tukabayobora. Imana ibaha umugisha. Dushimiye kandi abantu mwakoze subscribe kugira ngo mujye mubona ijambo ry'Imana. Abatera comment hari zo dusubiza, hari nizo tudasubiza, ko zose ntituzisubiriza rimwe, ariko Umwami uhoraho ndabizi neza ko agenda atugira ab'umumaro kuri mwe, ndetse namwe mukatubera ab'umumaro muri Kristo Yesu. Imana ibaha umugisha. Reka dufatikanye dusenge, nitumara gusenga tuganire ijambo ry'Imana. Ariko kandi nkunda kubivuga, dusenga nk'abari gusenga, ariko kandi tukongera gusenga nk'abari kurwana. Kandi niyo turwana nk'abatsinze, turwana nk'abanesheje, ko turi abatsinzi. Bibiliya niko ivuga, iravuga ngo turi abatsinzi no kurutaho. Imana ishimwe. Impamvu uvuga ngo dusenga nk'abari gusenga, abantu twagiye dukunda kubana ku ijwi ry'umukanguzi, twagiye dusobanura ibintu byinshi. Gusenga ni ijambo ry'Ikinyarwanda rituruka mu rurimi rw'Iringara, bavuga ngo ni okusenga. Mu Kigande baravuga ngo ni okusaba. Okusaba ubwo ni ugusaba. Rero iyo dusenga nk'abasenga, dusenga nk'abasaba, kuko tuba twizeye ko ibyo dukeneye ku Mwami, Umwami nawe abifite. Kandi Imana yacu ni Adonai. Adonai birasobanuye ngo ni Imana ikora ibyo igomba gukora, twabisabye tutabisabye, kuko ikora ibiruta ibyo twibwira, ibyo dusaba, ibyo dutekereza, nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo. Imana ishimwe. Kandi iyo dusenze nk'abari kurwana, Pawulo yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo ndimo ndasiganwa. Aravuga ngo ariko nubwo nsiganwa simeze nk'utazi yonge. Aravuga ngo ndimo nshaka gusingira icyo Kristo yamfatiye. Aravuga ngo nterana ibipfunsi ariko simpusha. Niyo mpamvu iyo dusenga tuba dufite ibintu dukubita, tuba dufite ibyo dusenya, tuba dufite ibyo turimbura, ariko kandi tuba dufite n'ibyo twubaka. Rero iyo usenga nk'urwana,
uba urema intambara mu isi y'umwuka ishobora no kuza ikagira ingaruka mu isi y'umubiri. Ariko kandi iyo wowe ubwawe warwanye mu isengesho cyangwa se wasenze urwana, turakemeya, turakubita, turirukana mu izina rya Kristo Yesu. Imana ishimwe. Kandi iyo usenze nk'uwatsinze, ukarwana nk'uwatsinze, uba uri kujuwa role ya Kristo, uba uri mu mwanya wa Kristo, kuko turi abatsinzi. Kandi ubutsinzi bwacu ntibuturuka mu ngumi zacu, ntabwo buturuka mu mirindi, ntabwo ari haleluya ndende, ntabwo ari intambara ndende. Ubutsinzi bwacu buturuka, Imana ishimwe, ubutsinzi bwacu buturuka mu ntsinzi ya Kristo Yesu. Imana ibahe umugisha. Reka dusengane Imana. Yesu data mwiza, se umwami wacu Yesu Kristo, Imana iri mu ijuru, waduhaye Kristo kugira ngo aducungure, ajya i Golgota ahari habi, ku musozi mubi, umusozi wari uw'ibivume, ahatareraga, nta soko yabaga i Golgota. Ariko Golgota, baririmbyi bene data ba Besareli bararirimbye, baravuga ngo ingumba zahakuye urubyaro, imfubyi ntizikirira zirishimye ku bwa Golgota, bapfakazi bahakuye ihumure ku bwa Golgota. Imana ishimwe. None natwe twizeye umwami wabambwe. Tsinzi yacu n'ibyiringiro bihoraho nuko utaheze ku musaraba. Iyo uhahera wari kubaye ikivume by'iteka, ariko watsinze umusaraba, winjira mu rupfu, uzukana n'abapfuye, wicaye iburyo bw'Imana, uri umutsinzi, izina ryawe nirihimbazwe. Adonai, 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 Adonai. Uri Imana ikora ibyo igomba gukora, udutabara tutaratabaza, ariko twanatabaza ukatwumva ukaturengera. Niyo mpamvu dusenze kugira ngo urwaye umukize, ubabaye umunezeze, ubwiza bw'Imana bufate icumbi muri twebwe, ukuboko kwawe kwiza kudufate, ubutwari bwawe mwamenya guhora ku ngoma, ujye utabarana bugaragare, useruke ku buzima bwa buri muntu wese, ineza y'Imana igaragare, kugira ngo ukuboko kwawe kwiza gukorane natwe kubw'urukundo rwawe. Shimwa Yesu, himbazwa Mwana, izina ryawe nirishyirwe hejuru, kandi ubwami bwawe bukomeze buganze muri twebwe. Tubisenze tugushima ku bwawe Mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha. Nariho mbashimira mbabwira nti murakoze kubana natwe mu mwanya w'ijambo ry'Imana, ariko kandi tubashimira tubibutsa ko ibi namwe ari ukwigirira, n'ukwigirira neza, kuko iyo ugaburira ubugingo nibwo uhembuka. Rero dushimiye mwese mubanye natwe. Njyewe ni Aniseti, hanyuma cano ni ijwi ry'umukanguzi. Birumvikana turavuga mu ijwi rya Kristo, Kristo akorera muri twe tukavuga, turi ijwi rye nyine, kandi niwe udukangura. Yesaya yahawe ubuhanuzi buvuga ngo genda uhagarare i Siyoni, ubwira abantu baho ngo nimubyuke murabagirane. Imana ishimwe. Rero turi kumwe na mwene data Musa ku mashusho udukamera. Imana imuhe umugisha, kuboko kwiza kw'Imana kube kure, kugira ngo nawe ahabwe impinduka mu buryo bw'umwuka n'umubiri. Imana imugirire neza. Reka rero dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Turasoma aya matorero 7 yo muri Aziya, kugira ngo tuganireho gatoya uko Imana idushoboza, ariko ni igice cyaho cya 2. Uhereye ku murongo wa mbere haravuze ngo wandikire marayika w'itorero ryo muri Efeso uti, ufashe inyenyeri 7 mu kuboko kw'iburyo, akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu, aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe n'umuhati wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi, nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atari zo, ukabona ko ari abanyabinyoma. Murongo wa 3, uzi kwihangana kandi warenganirijwe izina ryanjye ntiwacogora. Ariko rero mfite icyo nkugaye, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nuko ibuka aho wavuye ukagwa, wihane, ukora imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora nzaza aho uri nkure igitereko cy'itabaza cyawe ahacyo nutihana. Ariko rero ufite icyo ngushimira, Imana ishimwe, nuko wanga imirimo y'abonekorayiti, iyo nanjye nanga. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Unesha nzamuha kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Amen. Ntabwo ngiye gusobanura byinshi cyane ko iki gitabo
numva nshaka ko tukiganiraho. Imana nidushoboza tuzatumira n'abandi bene data bafite ubumenyi kuri iki gitabo cy'ibyahishuwe, bafite n'uburyo basenga bagahishurirwa n'ibindi, kuko ihishurirwa ntirijya rishira. Imana ihora itwiyereka, twigaragariza mu byanditswe byera, niho tuyisanga. Noneho iyo ibyanditswe byera tubisomye nk'inyuguti tumenyamo amateka y'Imana, ariko iyo tuhasomye nk'ubuzima twakira impinduka z'ubugingo bushya muri Kristo Yesu. Rero ndagira ngo tuganire kuri aya mazina y'aya matorero, ariko kandi twifashishije iri jambo Imana yabwiye Abefeso. Hanyuma harimo Abefeso, iryo ni ryo torero rya mbere. Itorero rya mbere ry'Abefeso Imana yarigaye ko ryaretse umurimo w'urukundo. Ntabwo tuje kuvuga amateka yaryo cyane, ndagira ngo tuze kuritindaho gatoya. Abefeso birasobanuye ngo ni abanyagikundiro, cyangwa se abantu bafite ubwiza, bahawe ubwiza, bakoranye n'Imana, Imana ishimwe. Hanyuma Efeso bahuye n'inyigisho nyinshi, hazamo umugabo witwaga Nikora n'abandi bamuyobotse b'Abanikorayiti, batangira kwigisha abantu inyigisho zo gusenya foundation y'ubuntu, fondasiyo y'ubuntu. Urufatiro rw'ubuntu ni agakiza, kandi ibanze ry'agakiza birumvikana ni Kristo, ariko kugira ngo umenye Yesu ni uko ubanza kumenya imbabazi, kuko ubuntu bw'Imana bubitse muri ambaraje yitwa imbabazi. Imana ishimwe. Imbabazi niyo shusho y'Imana mu buryo bwo kuducungura, kuko si ubutsinzi, si intambara twarwanye, si ukwemvita. Ntabwo twigeze duhamagara Imana ngo iducungure yo yiyumvishemo imbabazi. Turi ku gitabo cy'ibyahishuwe. Iki gitabo bahanga bakita eschatology, nibyo ni igitabo cy'ibizaza by'Imana Imana izakora, kirimo no kurimbuka kugeza ubwo isi izarimbuka, ko harimo intambara ivugwa ya Armagedoni. Ni intambara yavuzwe izabera ku gasozi ka Magido, ntabwo tuhatindaho ntituhavuga. Irimo uburyo Antikristo azima ingoma akaganza, hakabamo n'uburyo Kristo azatwara itorero, hakabamo imyaka 1000 abera tuzabana n'Imana. Ariko si ibyo tuje gusobanura. Icyo nshaka kuvuga, aba Befeso ni abanyagikundiro, ariko kandi niryo torero ribanje muri iki gitabo cy'ibyahishuwe Yohana. Babanje kuba bafite urukundo. Urukundo ni isano umuntu agirana n'Imana. Nkunda kubivuga, umuntu ukunda azi Imana, umuntu wanga ari kuri side ya Satani. Hanyuma kwanga, Bibiliya yaratubwiye ngo umuntu wanga mwene se aba abaye umwicanyi. Already ucyanga umuntu mu mutima wawe, urwo rwango rurimo ntirumwifuriza kubaho. Iyo atariho muri wowe n'ubundi ntaba hari, uba waramwishe. Niyo yaba agenda, bisobanuye iki? Inkota ziri mu mitima y'abantu zamaze kwica abantu benshi, ariko none ikiganza cy'ubuzima kiri mu rukundo rw'Imana cyazuye n'abishwe. Haleluya! Bivuze ko hari abantu bazi kutabaho. Kuri bo batabishaka. Iyo umuntu adashaka kubaho aba yaramaze kukwica, ariko Imana ishaka kubaho iba yaramaze kugukomereza ubuzima. Imana ishimwe. Abefeso inyigisho bakireza Abanikora harimo kubohora ibintu bizira, bakanywa ibiyobyabwenge. Abantu benshi bagenderera kuri vino zakoraga mu birori by'Abisiraheli. Vino, Bibiliya iratubwira ngo ubukwe bw'Ikana bwakozemo vino. Nibyo, iriya wayini ntabwo ari ibujijwe. Kubera iki mvuga kuri izi vino? Nuko Abanikora bigishije abantu kunywa inzoga. Icyo ni kimwe. Kandi si Abanikora gusa, n'Abaseretusi, abo b'Abaginusu. Gnostism ni inyigisho zigishaga abantu kuzirura ibizira, haba ibyo kunywa no kurya. Murakoze. Vino zo muri ibi birori harimo vino 3: vino nshya, vino ishaririye na vino isembuye. Vino nshya
yashushanyaga amaraso ya Kristo. Iyi vino yashaririye muzasanga ko mu bukwe bw'Ikana niyo bari bazi ko bari busoreshe, kuko iyo ibirori byakorwaga baheraga ku nshyashya. Birumvikana iyo inshyashya imaze iminsi irasharira, noneho ishaririye igasimburwa kandi n'iyo bitaga yari isembuye, ariko byose isembuye ntiyageraga mu mihango y'Abayuda. Noneho babona hari abizera Kristo barimo bagenda baziririza ibyo kunywa, abaseretusi, n'izo nyigisho nababwiye za gnostism zituruka kwa ba Nikora n'abandi, batangira kwigisha abakristo kubinywa. Kubera iki? Hari impamvu mbivuzeho. Abantu baravuga ngo inzoga si icyaha, kandi koko yo yakabaye kuba atari cyo, ariko Imana itura mu bumuntu. Iyo umuntu yasinze ubwenge bwatakaye, nta bumuntu buba bugihari, aba ari gukontororwa. Nkunda uburyo mu Kinyarwanda tuzita ngo ni ibiyobyabwenge. Bene uwo ntasenga, ntabwo yajya kuramya no guhimbaza Imana, ntabwo bene uwo ashobora guhanura. N'ibyo umubwiye none hari ubyibuka cyangwa ntabyibuke, ariko icyo nzi ni uko bari gukora ibitari mu murongo. Umuntu nk'uwo rero iyo yavuye mu murongo, n'ubumana ntibugira aho butura. Kubera iki? Ubumana butura mu bumuntu. N'iyo umuntu atagira ubumuntu tumwita inyamaswa. None Abanikora bigishije abantu guhinduka uburyo butuma ubuzima bwabo bumera nk'ubunyamaswa. None icyo nibaza, abantu babizirura bashaka ko dukorera Imana turi inyamaswa. Abantu kwaca inara Yesu ntibikabe. Ikindi Abanikora bagiraga, bigishaga umusaraba wa Kristo, bakavuga n'urupfu rwa Yesu n'umuzuko wa Kristo bakawuvuga, ariko bagahakana umubiri wa Kristo. Bavugaga ko Kristo atigeze yambara umubiri, ariyo mpamvu atanyweye ibiyobyabwenge n'ibyo byo kurya bizira atabikeneye. Noneho bakanigisha ko ariyo mpamvu yazutse, bakerekana ko umuntu wapfuye aho kuzuka agenda akavukira ahandi. Iyo myumvire n'uyu munsi iracyaganje muri Aziya. Nibyo, iyo myumvire iracyaganje cyane, ko hari abantu muri Korea, muri China n'abandi, na India mu gice kimwe, juste icyahoze ari Mesopotamia hafi ya cyose. Abenshi bamwe na bamwe bafite iyo myumvire ko abantu bapfa, noneho uwapfuye akazavukira ahandi hantu. Ariko noneho Abanikora uburyo babyigishaga, babaga bari kubuza abantu kwizera kuzuka, ariko bakababwira ko Kristo yazutse. Imana mfashe tuganirire ijambo ry'Imana. Mu yandi magambo, baremera umuzuko wa Kristo, ariko uwo muri bo ntabwo bemera ko bazazuka. Bigishije ijambo ry'Imana n'ibyo babumbuye Bibiliya, ariko bahisha abantu ubugingo buzabona Imana. Baravuga uti muzazukira ahandi. Abantu bize teoloji, Korinto yigeze yagira n'umudugudu bashyiraho ibyapa, baravuga ngo murakaza neza mu mudugudu wo kurya no kunywa. Niyo mpamvu Pawulo yababwiye ngo ibyo kurya n'iby'inda, inda nayo n'ibyo kurya bizatsembwa byose bishire. Hari naho bavugaga ngo mwinywere, mwinywere, mugende mwinywere, ntacyo bitwaye, mugire mute. Bo bakaba bazi ngo kuva bemeye Yesu ibyo birahagije gusa, ariho haturuka teoloji liberali iribera abantu gukora ibyaha ngo bamaze kwizera. Ibyo ni iby'Abanikorayiti. Nibyo Yesu yarabirangije nk'uko babyigisha, ariko yarangije ibiki? Mu byo yarangije ntabwo harimo ibyaha ukora none. Yarangije umurimo wo kuducungura, aduha imbabazi, Imana ishimwe.
atwinjiza mu rubyaro abo tutari bo abatugira bo. Nkunda kubivuga bene data nshuti z'umusaraba, dukunda kubigisha tugendeye ku byanditswe ariko ntitumenye impamvu byanditswe. Turebe igihe byanditswemo n'impamvu byanditswe, turebe abo byandikiwe n'ubivuze. Imana ibaha umugisha. Ibyo nshatse kubivugira iki? Dukunda gusoma tukavuga ngo nta byiringiro twari dufite. Nibyo 100%. Nta n'Imana twari dufite. Nibyo. Ku masezerano y'ibizaba twari abashyitsi n'abasuhuke, niko Bibiliya itwita. Ariko noneho tukibagirwa ko twebwe imbere y'Imana ntitwabagaho. Musome Bibiliya. Uko twafatwaga, Imana iyo yajyaga kuvuga ku munyamahanga yavugaga imbwa, ingunzu, inzige, umusenyi, abantu bari nothing batafite icyo bamaze imbere y'Imana. Icyo Kristo yakoze ntabwo yatuzuye, munyumve, ntabwo ari ukutuzura, yaturemeye ubuzima bushya mu Mana. Murakoze. Yazuye abari bafite ibyaha n'ibicumuro, abo byari byarishe. Ariko we wari ufite icyaha se kuko wacumuye kuri he tegeko? Wari ufite igicumuro se kuko wacumuye kuyihe Mana? Ntayo twari dufite. Ahubwo mu maso y'Imana twe twari ibizira, twari ibyaha, twari ibicumuro. Bibiliya iravuga ngo ibuye ryanzwe n'abubatsi niryo ryahindutse rikomeza imfuruka. Sinzi niba mu mfuruka muhazi naho igikuta gihurira n'ikindi. Biravuze ngo twebwe turi separe n'Abisiraheli n'ubwoko bw'Imana, turi urukuta twebwe ukwacu, nabo ni urukuta ukwabo. Imana ishimwe. None ubwo ari urukuta bo, natwe tukaba urukuta ubwacu. Birasobanuye ngo yaraje ahagarara hagati y'inguni n'iyindi, akora ku muryango wa Isiraheli no mu banyamahanga nabo, atugira urukuta rumwe rufatanye rurimo iyo nguni. Niyo mpamvu agakiza kazasubirayo. Inguni iracyahari, ntabwo turambuye, ntituri furati, inguni irahari. Bibiliya iravuga ngo mwatewe ku giti nk'ishami ry'ingurukira. Iyo muza kuba muriho mwari gushibuka, iyo muza kuba muhari mwari guterwa nk'urubuto rukamera mu murima. Ariko impamvu tutari duhari, turi agashami kadafite igitsinsi twari gufata, nta nguri, nta gishyitsi twari gufataho, ahubwo turi agashami kaje k'ingurukira. Turi gitangaje, abantu bazinguruka izifata ku giti ntituzi inkomoko yayo, ntituvuga ngo ituruka ku giti cyo mu ishyamba ahantu runaka. Iraza ikamera. Ikintu gitangaje nuko iyo ameze ku giti cy'ikivumu isa n'iyameze kuri avoka. Ariko icyiza gihari nuko twatewe kuri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Abanikora rero ubwo buzima bwo guterwa muri Kristo ntibabwemeye, ahubwo bemeye Yesu. Baravuga ngo wabayeho, urapfa, warazutse, ubaho. Ariko noneho umuzuko wawe ntabwo ari uwacu, ntidusangire nawe umuzuko. Abayefeso barahishurirwa, baravuga ngo abanikora barigisha inyigisho zitari zo. Baravuga ngo ntabwo tuzabana namwe. Kimwe mu by'Imana ibashimiye, irabashimiye, iravuga ngo mwamenye abigisha b'inyigisho z'abanikora, mwarabanze kandi nanjye ndabanga. Abantu batigisha umuzuko wa Kristo ntibakwiriye gusohorezwaho urukundo rw'Imana, kandi umuntu utakiri umuzuko wa Yesu ntariho ngo anategereze kuza kwa Kristo, kuko abantu bazumva impanda ni abazuwe na Kristo. Ntabwo ari abapfuye bari mu gituro ngo bapfuye bizera, ni uwapfuye yizera ariko akizera uyu muzuko wa Kristo, ubuzima buhoraho. Imana ishimwe, ari ryo shingiro ry'ibyiringiro by'abakiranutsi. Imana ibaha umugisha. Ikindi, abanikora babwiraga umuntu ngo ubwo wizeye Yesu yarakubabariye, byose byarashize, icyo wakora cyose uragisanga mu mbabazi. Babuza abantu gukoresha kwizera kwabo. Kwizera kubyara kwihangana, kwihangana kubyara ibyiringiro, ibyiringiro bibyara kunesha. Hanyuma kwizera bituma tunesha ibyaha, kuko ikibyarwa n'Imana cyose kinesha isi. None abantu bari gutsindwa n'ibyaha, ibyaha bikabatsinda ngo bizeye imbabazi za Kristo. Reka mbabwire, umuntu wizeye imbabazi za Kristo, wizeye ko Yesu yamubabariye, ariko agasubira akajya mu byaha,
ameze nk'umuntu ugira pisine mu rugo cyangwa se ikigega cy'amazi cyangwa wateretse amazi ariko wiyanduza ntiyoge. Ayo mazi yaba akumariye iki? Icyo kigega cyaba kikumariye iki? Abantu bose bemera ko Yesu ari umwami n'umukiza bugingo bwabo bagomba no kwakira impinduka z'ubukristo mu buzima bwabo, ariko kunesha isi. Kubera iki se twitwa abarwanyi? Muri kurwana nande? Ntabwo ari Satani, ntiwamurwanya. Kristo yaramutuneshereje. Turarwana n'imyumvire yo muri twebwe ikorera muri kamere ikajya gushyira mu bikorwa iby'amarari y'umubiri, kandi umubiri urehejwe n'imirimo ya Satani. Iyo mirimo ya Satani tureshya niyo yitwa ibyaha. Icyaha gikorerwa mu bugingo indani. Umuntu ugikora arakigambirira, ugishyira mu bikorwa utakiri urubyaro rw'Imana, utakiri kumwe n'Imana, uba wasohotse mu bumana. Kubera iki mvuga ngo uba wasohotsemo? Iyo uri kugambirira ikibi, umwuka arimuka. Iyo umwuka yimutse ugikora utari kumwe nawe. Kubera iki? Ibyo umwuka yanga nibyo kamere irarikira, ibyo kamere irarikira nibyo umwuka yanga. Iyo ugiye gushyira mu bikorwa imirimo ya kamere, umwuka arimuka. Iyo umwuka yimutse wikorana ibyaha. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ukora icyaha ni uwase Satani. Noneho umwana w'Imana ngo ntakora icyaha, kuko niyo ugitekereje umwuka w'Imana arakikubuza. Naho wari kugikorera nta kujyanayo, n'uwo mwari kugikorana aramukurinda. Umwuka agushakira izindi gahunda zirogoya iza kamere. Nabwiye ngo ndagira ngo tuganire kuri aya matorero 7. Sinshaka kuza kuhatinda cyane. Nari ntinze kuri iyi mirimo y'abanikora, uburyo Abefeso bayanze, ariko baranacogora, bagabanya urukundo, ntibasengera abanyabyaha, ahubwo bitandukanya nabo. Hari ibintu muzi ko kuba umuvugabutumwa atari ugusuhuza umusinzi. Mwaribeshye. Hari ibintu muzi ko kuba umupastori ari ukunyura ku ndayo ukayibona nk'ikizira ntuyihe mwaramutse, nta Yesu ashimwe. Waribeshye. Tuganire. Yesu yicaranye na maraya ku iriba ry'Igerizimu. Yohana yaraje aribaza uti uyu mugabo arakorana iki n'uyu mukobwa ko ari indaya, ko bizwi arakora iki? Bibiliya iravuga ngo babura icyo bamubaza ngo baramutinya. Ariko kandi Yesu yari yicaranye nawe kugira ngo amuhindure. Indaya niyo yaririmbye indirimbo y'123 mu gitabo cy'indirimbo. Yaririmbye aravuga ngo Yesu niwe musa mbonyemo amahoro nifuzaga. Aravuga ngo najyaga nyashaka sinyabone, ngasuhuza umutima iteka, najyaga njya ku iriba ry'iyi si, naba ngiye kuvoma amazi agakamubwo nayabura nkiheba. Ariko araririmba ngo none ndakurebye Yesu ndanyurwa. Imana ishimwe. Tugize iyo myumvire yo kureka gusengera abatizera no kubabwiriza, ntacyo ubutumwa bwaba bumaze. Matayo 5:48 havuga iki? Haravuga ngo nimusuhuza bene wanyu muzaba mukoze iki? Ko n'abatizera nabo ariko babikora. Ngo namwe mube mukiranutse nk'uko so mu ijuru akiranuka. Imana ishimwe. None se iyo biba bityo, nta buhungiro bwari kuboneka kwa maraya, kuko kwa maraya Rahabu nta buhungiro bwari kubayo, kuko abatasi ntibari kujyayo. Ariko niba bihishe kwa maraya Rahabu, kwemera Imana bikamukiza, birasobanuye ngo mukunde n'abatizera, mubakundire kubasengera no kuberera imbuto, uburyo butuma kwizera kwabo, uburyo butuma kwizera kwanyu guhindura abantu, ibyaha bikavaho. Imana ishimwe. Ko Abaefeso rero baracogoye, ntibongera gukunda abatizera, bashyiraho umupaka, bashyiraho urugabano. Mu marembo ajya muri Efeso bahashyira abarinzi, baravuga ngo ntihagire umuntu uzongera gutobora ngo yinjire aze hano. Dore igitangaza. Baravuga ngo ntihagire umuntu uzagaruka muri Efeso. Pawulo amenya amakuba bahuye nayo y'abanikora n'abaseretusi, arababaza ngo mu makuba y'ubutumwa bwiza arwanya ubutumwa, arwanya umusaraba, arwanya umuzuko, arwanya ubugingo, arwanya kwizera. Yemwe bagabo bene data mwirinze mute? Abaefeso baravuga uti dufite abagabo bakenyeye inkota. Bakenyeye inkota, barazikenyeye, bahagaze mu marembo y'umudugudu, nta utizera bakwinjira iwacu, nta uhari. Dore igitangaje, nibi mubeshya abantu tugakora ibiterane, tugatumira bose, abaterankunga barimwe abakijijwe n'abadakijijwe, amafaranga yabo ntimuyahakana,
ariko kandi mugahakana kubabwiriza ubutumwa bwiza, mugahakana kubasura, mugahakana kuberera imbuto. Nyamara amafaranga barayabahaye muyubakisha insengero, maturo barayabahaye mubagira ngo ku musozi. Igitangaje yewe bamwe mwaranabahanuriye. Pawulo amenye ibyo aravuga uti arababwira uti bakundwa nshuti z'umusaraba, ibisigaye byose uti mwarakoze, ariko hari icyo mutarakora, ntimurakomerera mu mwami. Haravuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami. Efeso we, Amerika, Aziya, Afurika, Ocean Pacific, umva mukomerere mu mwami. Mwambara imbaraga ze nyinshi, mutwara intwaro zose z'Imana. Imana ishimwe ngo nibwo muzabasha guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ntabwo ari Satani, ni uburiganya. Satani ntiyari ari mu bigisha, ahubwo uburiganya bwari mu banikora. Uburiganya bwa Satani bwo kubariganya umuzuko uhoraho. Pawulo aravuga ngo nibwo muzabasha guhagarara mudatsinzwe. Yohana rero abandikira, Imana iravuga ngo bambwirire ngo nibongere basubirane urukundo, mujye mugirira imbabazi n'abatizera, numukoresha umufate nk'uko ufata mwene so kugira ngo umwerere imbuto. Bibiliya iravuze ngo mugirire bose neza, ishyiraho ngo cyane cyane abo mu nzu ya so, kugira ngo bagire ibyiringiro bakomere babonere ihumure muri mwe, ariko n'abandi nabo mubagirire neza. Imana ibaha umugisha. Ese mwanyemerera tugasenga? Ndaje tuvuge no kuri Simuruna, ndaje dukora iyindi nyigisho tuvuge kuri Simuruna. Efeso we, wari umunyagikundiro, warakowe n'ibyo, waracunguwe n'ibyo, warahamagawe n'ibyo. Imana iri kumwe nawe. Wanze inyigisho z'abanikora, ariko urukundo urarwibagirwa. Uyu mwanya niwongere wibuke urukundo rwa Kristo, wongere wibuke ko wacunguwe. Nababwiye ngo fondasiyo y'ubuntu ni urukundo n'imbabazi. Imbabazi zitumenyesha ubuntu bwa Kristo, kuko twebwe twarakowe kandi ubuntu nibwo bwaduhinduye abo turi bo. Jambo ryarambwiye ngo ibimwuzuye nibyo twahaweho twese, kandi n'ubuntu bugeretse ku bundi. Imana ibaha umugisha. Ese umuzuko wa Kristo wemera nkaho wazukanye na Yesu uzabana nawe mu rurembo rw'abakiranutsi? Ntabwo Imana yareka kukubabariraho kugira ngo uyihunge yihungireho. Garukira Uwiteka, wongere uba amaboko y'Imana mu izina rya Kristo Yesu. Mana turagushimiye, tugushimiye kubw'ijambo ryawe, tugushimiye kubw'ubuntu bwawe, tugushimiye kubw'imbabazi utugirira, tugushimiye kubw'urukundo ruhoraho. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uduhaye ubutumwa bwawe, buhindurane nanjye n'abandi bene data baguye ubakomeze, abahagaze udukomeze, kugira ngo ubuntu n'urukundo rwawe bibane natwe. Tugusenze tugushima kubwawe none iteka ryose kubwa Yesu Kristo. Amen. Shalom, shalom.